ramba kandi ugire amahoro nanone wowe ukurikiranye Lioness 250 Lioness 25 cyangwa se Lioness Desa 50. Ndonge ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Mbonereho kandi kugushimira wowe wamaze gukora subscribe, nkusaba kugira ngo ujye ukomeza usangize abandi ibyo tugenda twibukiranyaho. Uyu munsi none wakwibaza utinje kukwibutsa kuki? Uyu munsi nje kukwibutsa ku bintu 7 ukwiriye kwirinda gukora kuko bishobora kuzakugaruka kandi igihe byakugarutse bikazakubabaza. Ibi bintu 7 twabisomye mu gitabo cyitwa The Social Animal. Ikintu cya mbere batubwiye dukwiriye kwirinda gukora kugira ngo kitazatugaruka nyuma kandi kikatubabaza ni ukwirinda kwihakana uwo dufitanye isano. Uriya umuntu mufitanye isano, yaba umuvandimwe wawe, yaba umubyeyi wawe, yaba umwana wawe, kumwihakana aka kanya bishobora kukorohera ukabona ko ntacyo bitwaye, ukumva ko nyine ari ibintu bisanzwe cyangwa se ari ubuzima urimo. Ariko buriya ngo uko igihe kigenda gishira bigenda bikwereka ko bya bindi wakoze wibeshyaga, kubera yuko umuntu mufitanye isano, iryo sano ribahuza uko byagenda kose rizatuma mukenerana mu gihe kizaza, nubwo ako kanya utamukeneye, ariko rya sano ribahuza rizatuma umukenera mu gihe kizaza. Rero igihe uzamukenera kandi hari aho wamwihakanye, ashobora nawe kukubwira ati se urankeneye kandi hari aho wanyihakanye, cyangwa se wanamukenera nawe ubwawe wajya kumusaba ubwo bufasha umukeneyeho, bikagutera ipfunwe bikanagutera isoni kubera ko hari icyo wamukoreye, kubera yuko hari aho wamwihakanye kandi bitari ngombwa, bitari bikwiriye. Rero umuntu mfitanye isano, niba ari umubyeyi wawe wimwihakana kuko isano ribahuza niryo rya mbere, nubwo yaba akennye cyangwa se afite ubumuga runaka cyangwa se uburwayi, ibyo byose ntago bikuraho rya sano mufitanye. Ikintu kizabikwereka ko isano rifite agaciro cyane, iyo wagize ikibazo cyangwa se niwe ugiye gukoresha n'ibyiza, barandika ati mwene kanaka, bandika amazina y'ababyeyi bawe, kuko iyo bagiye mu irangamimerere ryawe amazina y'abo babyeyi nibo bazazaho kuri wowe, rero nibo bazandikaho. Uko wabihakana kose rero ntago wakuraho isano. Niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana ushaka kumwihakana, mu Kinyarwanda ubundi baravuga ngo ibyaye ikiboze irakirigata. Rero niba uri umubyeyi ntago wakihakana umwana wawe, kuko umwana wawe nakora ibibi ni wowe bazahamagara, yewe nanagera ku byiza bazahamagara wowe nk'umubyeyi we, nta wundi bazahamagara. Rero kwihakana uwo mufitanye isano ni igikorwa dukwiriye kwirinda kugira ngo twirinde kuzababara mu gihe kizaza, mu gihe bizatugaruka. Ikintu cya kabiri batubwiyeho ngo dukwiriye kwirinda kugira ngo twirinde kuzababara ngo ni ukudatanga ubufasha kandi ubishoboye ndetse ubona nta n'icyo byagutwara. Igihe bari barimo bandika kino gitabo bakoze ubushakashatsi mu mujyi wa Ripon mu Bwongereza, bagiye ku bantu baba bicaye ku muhanda bano basabiriza. Bakoze ibishoboka byose kugira ngo abantu babanyuzeho basabwe baze kubageraho nyuma y'iminsi 3. Bagendaga bababwira ko ba bantu basabirizaga, wa muntu wasabirizaga ku muhanda ngo yapfuye, kandi yapfuye azize inzara. Ba bantu batagize icyo bamuha ngo barababaye ugereranije na ba bandi bagize icyo batanga. Abataragize icyo bamuha bararogrese, baravuga bati, baricuje, baravuga bati ubu iyo mba namuhaye wenda ntago aba yishwe n'inzara. Mu gihe ba bandi batanze bo baravuze ati yo nyine byabayeho ariko ntako ntagize, icyo nari nshoboye nagikoze, ubwo nyine niko byabashije kugenda. Urumva rero ko iyo utagize icyo utanga kandi ubishoboye, iyo ingaruka zije birakubabaza, iyo hagize ingaruka ziza birakubabaza. Mu kwirinda kubabara rero, mu gihe ubishoboye ntuzareke gutanga ubufasha. Ikintu cya gatatu batubwiye tukwiriye kwirinda ngo ntugatange isezerano uhubutse ntawe ubigusabye ngo nurangiza uryice. Hari igihe umuntu atanga isezerano bitewe wenda na situation agezemo.
nk'urugero nko mu bukwe murabizi cyane ko hari abantu benshi bajya batanga inka bakabivuga ngo batanze inka kandi mu by'ukuri atarabiteguye nta n'iyo afite yo gutanga, bikarangira rero iyo nka itabonetse. Mu by'ukuri biriya bintu nubwo abantu babikora wenda bumva ko ari ukwikinira, ariko ntago ari byiza kuko nyuma bishobora kuzakugaruka. Ushobora kuba ubwiye abo bageni uti njyewe mbahaye inka, noneho bakajya bavuga ati kanaka yatwemereye inka, bagahora bagufata nk'umunyabinyoma, bakahora bagufata nk'umuntu utagira icyo abakorera kubera ko hari icyo wababeshye. Noneho nawe igihe uzabakenera ugasanga bakwimye icyo ubakeneyeho kubera yuko wababeshye. Urumva rero nawe bizakubabaza kandi ari wowe watanze amasezerano udashoboye gusohoza. Ikindi muzabirebe nk'iyo usezeranije ikintu umwana kandi ntugikore, uko byagenda kose ibyo bintu bimuguma mu mutwe, akajya ahora bikubwira ati wambeshye iki ngiki. Rero twirinde gutanga amasezerano tudashoboye kuzasohoza. Ikintu cya kane batubwiyeho ngo dukwiriye kwirinda, umuntu wawe wa hafi, inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe wawe, ngo ntukamubwire ijambo ribi igihe mutandukanye, yaba mwari muri kumwe amaso ku maso cyangwa se kuri telefone. Niba ari n'ikibazo mufitanye mwagakwiriye kurangiza mugikemuye, ariko ntimutandukane muvuganye amagambo mabi. Kubera iki? Kubera ko ubu buzima murabizi ni nk'uburabyo. Ushobora kuba uri kuganira n'umuntu nyuma yaho ukumva ngo birarangiye. Mushobora gutandukana muvuganye nabi, wenda akagenda agakora nk'impanuka. Mushobora gutandukana kuri telefone umubwiye nabi, akagenda agahura n'ikibazo runaka. Iyo uwumvishe ibyamubayeho nyuma yaho, uzi n'ijambo wenda wamubwiye ribi, uko byagenda kose urababara ukavuga ati yo aragiye, n'ukuntu twari dufitanye ikibazo ntamusabye imbabazi, agiye tudakemuye ikibazo cyacu, uti kuki yihuse. Mbese ugasanga muri wowe ugizemo kubabara. Kubera iki? Kubera yuko hari bitari byagakemutse kandi urumva ko nta yandi mahirwe wakongeraho kugira ngo umubone byibuze munabikemure. Hari n'igihe wishinja muri wowe ko n'ibyo ijambo wamubwiye ribi ari ryo ryamutesheje umutwe, wenda akambukiranya nk'umuhanda. Ni nk'urugero atari gutekereza neza, iyo mpanuka ikaba irabaye. Rero twirinde kuvuga amagambo mabi mu gihe dutandukanye n'abantu bacu ba hafi, kuko ntawamenya nyuma yaho uko biri bugende. Ikindi kandi hari ukuntu umuntu wawe wa hafi aba agukeneye. Ni nk'urugero nk'umubyeyi, hari igihe nk'umubyeyi aba ari mu rugo wowe mutabana, akagutumizaho ati ndagushaka, ugakomeza kwinangira ntujye kumureba. Iyo utagiye kumureba nyuma akitabarukira, uko byagenda kose usigara ubabaye uvuga ati ye baba we, n'ukuntu yantumagaho sinjye kumureba, n'ukuntu yambwiye ngo aranshaka simubone. Icyo gihe uzasigarana agahinda katazashira. Rero umuntu wawe wa hafi ukwiriye kumugeraho nibe agukeneye, kugira ngo bitazakubabaza nyuma utaramugezeho ugasanga birakugarutse. Ikintu cya gatanu batubwiye muri iki gitabo, baravuze bati ntugatume umuntu ugukunda agenda ubirebera ntihagire icyo ubikoraho, kubera yuko uwo muntu urukundo yagukundaga, uko yakwitagaho, bishobora kuba nta wundi uzabikora nkawe. Ahangaha ntago bavuga urukundo rumwe rw'umukobwa n'umuhungu cyangwa se umugabo n'umugore gusa, ahubwo ni urukundo urwo ari rwo rwose muri rusange, yaba urukundo rw'umuntu wungutse mu buzima bwawe, umuntu mukorana se, umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi. Ni urwo rukundo muri rusange bavugaho, kubera yuko umuntu wese mu buzima bwawe aba arimo afite umwihariko kandi hari icyo aba akumariye. Uwo muntu rero nibe ubona ko hari icyo akumariye, uwo muntu ubona ko akwereka urwo rukundo, hari icyo agukorera mu buzima bwawe bwa buri munsi, ntugatume ava mu buzima bwawe ubirebera, ahubwo kora igishoboka cyose kugira ngo umugumane, keretse ari we biturutseho wenda ashaka kugenda. Ariko nibe hari icyo wakora kugira ngo umugumane, uwo muntu ntuzatume agenda ubirebera. Ikintu cya gatandatu batubwiyeho dukwiriye kwitondera cyangwa se kwirinda gukora, ngo ntugahubukire gufata umwanzuro uwo ari wo wose. Buriya kwihutira gufata umwanzuro uwo ari wo wose utabitekerejeho, utabihaye umwanya, bishobora kuzakugiraho ingaruka mu gihe kizaza, bikaba byanakubabaza. Nk'urugero,
ushobora kuba uri mu kazi hakabamo ikibazo runaka kikakugeraho bikakurakaza, noneho byakurakaza ugahita ufata umwanzuro wo kureka akazi. Kureka akazi ntago wabitekerejeho, ntago wafashe umwanya ngo uvuga ati mvuye mu kazi wenda ngiye muri aka ngaka. Nyuma y'iminsi runaka nubona utakiri kujya gukora, ukabona ntago ukiri kwinjiza, bizakubabaza. Icyo gihe bizakubabaza kandi bizaterwa n'umwanzuro wafashe kubera ko urakaye. Hari n'umwanzuro ushobora gufata wenda wisomeye nko ku kave, ku gacupa, ugasanga umuntu araje arakubwiye ati nyamaza dore hano hari igikorwa runaka dushobora gushoramo amafaranga, nawe nta gutekereza ugahita ufata umwanzuro ayo mafaranga kuko ukayashora. Nyuma y'igihe runaka iyo utangiye guhomba birakubabaza kandi biba byaratewe na wa mwanzuro wafashe uhubutse, ubitewe na situation wari urimo, wabitewe n'agacupa. Rero ni byiza ko ufata umwanya wawe mu gihe ugiye ufata umwanzuro uwo ari wo wose, ukawutekerezaho kugira ngo utazakugaruka bikakubabaza. Dusoza rero ikintu cya nyuma batubwiyeho, baratubwiye bati ntugateshuke ku kwikunda. Hari igihe iyo uvuze iki kintu cyo kwikunda, umuntu ahita yumva ko kwikunda ari ukwikubira. Oya, kwikunda ntago ari ukwikubira. Kwikunda ni ukwiha amahirwe ya buri munsi, ukiyitaho, ugafata umwanya wawe, ugakora ibyiza byose ari wowe wiyerekezaho. Kubera ko iyo wikunze ni inzira nziza yo kugufasha no gukunda abandi. Ntago wakunda abandi wowe utabanje kwikunda, ntago waha amahirwe abandi wowe utabanjije kuyiha. Hari umushuti wanjye yigeze kunganiriza ambwira kuri iki kintu cyo kwikunda. Arambwira ati ibintu byose nabayemo, ibintu byose nakoze, nabonye ko hari igihe nakoraga ibintu ariko njyewe ntikunda. Yarambwiye ati hari igihe umuntu yazaga, hari ibyo narindi gukora, nari mfite umwanya wo kuruhuka, abantu bakaza bakambwira bati tujya ahangaha, ugasanga mpise ngenda kandi ntafashe umwanya wo kuruhuka. Niba ari weekend nko wa gatandatu, ugasanga niriwe nirukankana n'abantu kandi nari maze iminsi 5 yose ndi gukora, nta mwanya wo kuruhuka mfite. Noneho naho ndi mbonye aho kugira ngo nkwihe niruhukire mfata umwanya wanjye wo kuruhuka, aho ugasanga ngiye kugendana n'abandi kandi mu bintu bidafite n'akamaro, mu bintu bitazagira icyo bimfasha. Arambwira ati rero burya tujye dufata umwanya wacu twikunde, twihe umwanya wacu twiyiteho. Niba uri no mu rugo ubyuke, ufate dushe, nurangiza uteke neza, ibintu byiza ubiteke, ubifate ubirye. Niba ari na ji nziza ugende uyigure cyangwa se uyikore, uyifate ubyihe, kubera yuko nutabyiha nta wundi muntu uzabiguha. Kwikunda rero ntitukabiteshukeho, kuko nutikunda nyuma y'igihe runaka uzabona bya bindi wiyimye. Hari nk'abantu bajya biyima bya bindi wiyimye, bizakubabaza mu gihe uzatangira kubona ingaruka zabyo, ko wiyimye kubaho neza, nyuma noneho birakugarutse utangiye kubaho nabi kandi wari ufite igihe cyo kubaho neza, ahubwo urabyiyima. Rero ntitugateshuke kwikunda, nk'inama batugiriye muri iki gitabo cyitwa The Social Animal. Wakoze cyane rero kunkurikira, ngira ngo hari icyo wungukiye muri ibi ngibi twibukiranyijeho uyu munsi. Niba ari ubwa mbere nakubwira nti usige ukoze subscribe, kandi nkwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe, kandi ujye usangiza n'abandi ibyo tugenda twibukiranyaho, like na comment. Nawe ushobora kutwungura igitekerezo cy'ikintu twakibukiranyaho. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.